Impumuro mbi mu kanwa cyangwa se halitosis ni ikibazo gikomeye gikunze kwibasira abantu batandukanye. Guhumura nabi mu kanwa bibangamira ubifite kuko igihe avuze, asetse, yewe n'igihe ahumetse, abandi bipfuka ku munwa bikaba byatera ipfunwe ndetse no kudashaka kujya mu bandi. Akenshi ni ikibazo giterwa na bagiteri ziba ari nyinshi mu kanwa, zigasya ibiryo uba wariye, nuko bigatanga impumuro itari nziza mu kanwa. Ubwinshi bw'izi bagiteri bushobora guterwa n'impamvu nyinshi zitandukanye. Iyo ubashije kumenya izo mpamvu rero bigufasha kwirinda ko bagiteri zaba nyinshi mu kanwa, bityo ukaba urwanyije impumuro mbi. Impamvu ya mbere ishobora kuba isuku nke y'amenyo. Kutoza amenyo no kugira isuku nke mu kanwa niyo mpamvu ya mbere itera guhumura nabi mu kanwa. Iyo umaze kurya hagashira igihe utaroza amenyo, bagiteri zitangira gukora umwuka utari mwiza. Gukorera isuku amenyo byagakwiye gukorwa buri munsi. Igihe umaze kurya byibuze nyuma y'iminota 5 ukaba wakoza amenyo. Waba udashoboye kubona uburoso ukaba wakoresha utugozi twabugenewe. Iyo woza amenyo rero ugomba byibuze rimwe na rimwe no koza ku rurimi adakubaho cyane. Mu gihe utoza amenyo buri munsi, bimwe mu byo wariye bisigara mu kanwa. Uko igihe gihita niko bagiteri ziba nyinshi, ukazasanga zafashe ku menyo zigakora ikintu gikomeye aho amenyo atangirira. Hari kandi kureka ibiryo bigatinda mu kanwa umwanya munini, nabyo bishobora gutera umwuka mubi mu kanwa. Uduce tw'ibiryo tuba twasigaye mu kanwa nyuma yo kurya ni imwe mu mpamvu za mbere zitera impumuro mbi mu kanwa. Iyo umaze kurya, hari uduce tw'ibiryo dusigara hagati y'amenyo ahegereye ishinya cyangwa se ku rurimi. Iyo bihatinze bitera impumuro mbi. Iyi mpumuro mbi igenda yiyongera uko bigenda bitinda. Uko ibiryo bihatinda niko mikorobe za bagiteri zirushaho kwiyongera, bikaba byanatera indwara z'ishinya. Urugero, iyo umuntu yariye ibiryo nijoro ntiyoza amenyo bugacya, uzumve umuntu uba kuri iruhande uzamubaze impumuro uba ufite, nawe ubwawe bizagutera isoni. Indi mpamvu ishobora gutuma umuntu agira impumuro mbi mu kanwa ni ibiryo byongera impumuro mbi n'ubundi ushobora kuba wafashe. Hari ubwoko bw'ibiryo bimwe na bimwe byongereye guhumura nabi mu kanwa. Urugero ni nka tungurusumu n'ibitunguru biri mu byongereye impumuro mbi. Ibi biribwa ahanini bigaragaramo ikinyabutabire cya soufre. Usibye mu kanwa, biragenda bikagera no mu bihaha binyuze mu maraso nyuma y'igogorwa, bikaba byatera guhumeka umwuka wumva urimo tungurusumu cyangwa ibitunguru. Bimwe mu biribwa rero bishobora gutera iyi mpumuro mbi, usibye ibyo twavuze, hari n'amafi, imboga zimwe na zimwe nk'amashu, chou-fleur, brocoli ndetse na kale. Ushobora kuba kandi ufite ibibazo mu rwungano ngogozi, akaba ariyo mpamvu ufite impumuro mbi. Ibibazo bitandukanye by'igifu bishobora kugutera guhumura nabi mu kanwa. Kimwe mu bibazo bitera impumuro mbi mu kanwa harimo n'indwara yo kugaruka kw'ibyo wariye mu muhogo, ikizwi nka gastroesophageal reflux disease. Iyi ndwara irangwa rimwe na rimwe n'ikirungurira, ukumva mu mihogo cyangwa mu gatuza ahokera. Iyo bizamutse bikaba byagera no mu kanwa, bitera impumuro mbi. Ubushakashatsi buheruka bwerekana ko bagiteri zitera udusebe ku gifu arizo zitera guhumura nabi mu kanwa. Ariko kandi amata n'ibindi bikomoka ku mata ni byiza ku buzima bwacu kuko binafasha mu gukomeza amagufa n'izindi ntungamubiri dukenera. Gusa ni kimwe mu bishobora kugutera guhumura nabi mu kanwa. Mu mata habonekamo acide amino ituma bagiteri ziyongera cyane mu kanwa, cyane cyane ku rurimi. Uko bagiteri ziyongera niko hagenda hakorwa ikinyabutabire bitandukanye mu kanwa. Kimwe muri byo harimo nka hydrogen sulfide, nayo itera guhumura nabi mu kanwa. Umuntu akaba yagira ngo ni nk'ikintu cyabuze, bityo impumuro mbi ikiyongera. Gusa hari ibikomoka ku mata bishobora kwifashishwa mu kuzana impumuro nziza mu kanwa, bitandukanye n'ibi ngibi umuntu aba afata buri gihe. Niba uri ahantu rero udashobora koza amenyo nyuma yo kurya, gerageza byibuze ushake kashikirete. Ni byiza kurya izitarimo isukari byibuze nyuma y'iminota 5 kugira ngo umwuka mubi ushiremo. Amazi burya rero nayo asukura mu kanwa, akavanamo bagiteri ndetse agatuma amacandwe akora cyane. Gerageza kunywa amazi menshi kuko nabyo bishobora kugufasha gukura umwuka mubi mu kanwa. Ugira isuku ihagije, koza amenyo byibuze 2 ku munsi. Ni ngombwa kandi koza ururimi ariko udakubyeho cyane. Wibande ku biryo bikungahaye kuri vitamine C, bituma bagiteri zitabasha gukurira mu kanwa. Urugero ni nk'amacunga cyangwa indimu. Bibaye byiza warya kiriya gishishwa cy'inyuma kuko cyo nicyo gituma wa mwuka ugenda mu buryo bwihuse. Ugomba guhindura uburoso bw'amenyo byibuze nyuma y'amezi 3. Mu gihe kandi ufite ikibazo cy'amenyo, ugomba kugana kwa muganga bakagusuzuma kugira ngo bamenye ngo ni ikihe kibazo waba ufite cyaba gituma ugira umwuka mubi mu kanwa. Niba ushaka kumenya ko ufite umwuka mubi mu kanwa, ushobora nawe ubwawe kwifashisha uburyo bwo gusohora umwuka ugasa nk'upfutse ikiganza mu kanwa, ubundi umwuka ukakugarukira. Nibwo bishobora kumenya niba ufite umwuka mubi. Ushobora kandi kubaza inshuti yawe uburyo yumva umwuka wawe, ikaba yakubwira. Sitwakibagirwa kubwira ko ubwoko bw'imiti imwe n'imwe nka metamfetamine ifatwa nka droge bishobora gutuma umuntu agira umwuka mubi mu kanwa, cyane ko imyinshi itera kubura kw'iryinyo, kandi uko iryinyo ryangirika ni nako umwuka mubi uzamuka. Kunywa itabi nabyo ni kimwe mu bintu bishobora gutuma umuntu agira umwuka mubi mu kanwa. Burya byangiza uturemangingo dushinzwe kwica impumuro mbi, bityo bigatuma impumuro mbi yiyongera.
ariko kandi hari abantu baba barya nabi bigatuma impumuro mbi mu kanwa yiyongera. Kurya nabi aha tuvuga ni ukurya ibiryo bidafite intungamubiri zo mu bwoko bwa carbohydrate, ibinyesukari. Ibi rero bikaba byatuma bigora umubiri kuba washwanyaguza ibintu bimwe na bimwe biba biri mu ntungamubiri, noneho umuntu akaba yagira umwuka mubi kubera ko hari ibyanze kunyura mu nzira bisanzwe binyuramo bigasigara ari umwanda. Mu gihe rero ushaka gukura umwuka mubi mu kanwa, ushobora kwifashisha amazi ukavanga n'umunyu ubundi ukunyuguza mu kanwa. Ibi nabyo byica bagiteri zitera impumuro mbi mu kanwa, bityo umuntu akaba yakira mu buryo bwihuse. Ushobora kandi kwifashisha umunyu wa baking soda. Ibi iyo ufashe akayiko kamwe gato ugashyira mu mazi ukazunguza mu kanwa ugacira, ibi nabyo bigufasha kwica bagiteri ndetse no kubuza zimwe ziba ziri mu kanwa zitera impumuro mbi gukura vuba. Ariko kandi udafite baking soda wakwifashisha na cinnamon. Cinnamon ni ikirungo cyiza umuntu ashobora kunyuguza mu mazi nacyo akamira, cyane ko gifite n'undi mumaro mu mubiri ariko gikura n'umwuka mubi mu kanwa. Ngubu uburyo wahangana n'umwuka mubi mu kanwa.